Mw'abana umwe muzi yuko iyo nza gutinda gatoya nari kuzasanga Kigali yaransize? Ubu ngubu muri Kigali ngo hari imashini zoza kasike zikayisukura neza ijana ku ijana. Inshuti yanjye rero yarampamagaye irambwira iti ko mbizi uri umumotari w'umusirimu waje nkakwereka shuwa diri, kubona turi muri sama tayimu, ivumbi riba ari ryinshi, kasike abantu bakunze gukompureyininga bavuga yuko rimwe na rimwe ziba zidafite isuku. Hari ahantu nzi nshaka kukurangira bashobora kuba babonye umuti w'icyo kibazo bakajya basukurira kasike zanyu neza kandi ku mafaranga make. Urabona ko kasike ivumbi yari yamaze kwandura kabisa. Ivumbi riri hanze aha ntiryoroshye. Ni uko nguko kasike yanjye tugiye kwishyiraho. Ni iyi niyambarira. Iyi ngiyi ni indi product yego ituma none itayinjiramo imbere yego kugira ngo wa mwanda wose urimo ibanze mbese ise nk'iwufata mbere yo kuwusohora, mbere yo kwinjiza muri mashine. Muraza kubona niturangiza kwinjiza muri mashine amasmoke aza gusohora niyo asokinga ya manuzo yose aba arimo, wa mwanda wose winjiyemo kugira ngo usohore. So nimureba nabone ko itayinjira mu twebwe. Ikintu tuba dushaka nuko buri product igera ahantu hose tubona hari umwanda. So ubwo rero bakomeje kuyikorera isuku bakoresheje agatambaro keza kaba gasukuye kugira ngo wa mwanda wose bawukureho. Ubwo ngubwo ibyo birangiye abagiyeho process yo kuba batangira gukoresha imashini. Kasike bakayishyira mu mashini, ni imashini biri bwoze kasike imwe, hanyuma bagatangira process. Ifite rero uburyo bugera muri butanu bwose bukorwa mu minota itarenze 5. Hari uburyo bwa mbere bwo kubasha gukuramo infection, hanyuma bagashyiramo umwuka uhumura, muri kasike yawe, hanyuma barangiza bakayumutsa, barangiza bakongera bakayipurifayinga, then indi step ya kangahe niyihera kwica infections, gushyiramo umwuka uhumura, kumutsa no kongera gusukura. So bambwiye rero yuko amafaranga azaba atari menshi kandi vuba cyane baraba batangiye. Ubwo nanjye ndategereje nzababwira uko byagenze.